Noneho Jesquizo wa Mipango cyangwa se Wilonja, umunyamakuru ukorera kuri YouTube ndetse na Instagram uzwi ku kazina ka Kasuku cyangwa se Jesquizo wa Mipango, ari mu ihangana rikomeye n'icyamamare mu itangazamakuru uzwi ku kazina ka Cheetah Magic, aho Jesquizo wa Mipango yagaragaye mu mvugo ikomeye isebanya cyane yibasira uyu mugabo uhagarariye Cheetah Magic uzwi ku kazina ka Cheetah, bikomeye cyane. Ibi rero byabyukije umwuka mubi ukomeye cyane. Aha naho Cheetah yatangaga agasopo kuri Jesquizo wa Mipango amwihanangiriza bikomeye, ndetse avuga ko ari n'agasopo ya nyuma hafi yo gufata ingamba z'ubwirinzi. Bavuga ngo Cheetah ari muri gahunda yo gushaka uburyo yazana za Iron Dome kugira ngo abashe gufata ibisasu n'iyindi miriro yose iturutse kuri Jesquizo wa Mipango cyangwa se Kasuku. So rero uko byagenze n'ibindi byose biri kuvuga muri showbiz nyarwanda, wibuke gukanda subscribe, ukore like, unasharinge, ubundi tubane muri byose, tumenye ngo imvo n'imvano y'ikibazo kiri guteza umwiryano ukomeye n'umwuka mubi hagati ya Jesquizo wa Mipango watangiye yataka Cheetah Magic. Ese niki Cheetah yamusubije, kubera iki? Imvo n'imvano ya bino byose rero urayimenyera ahangaha, wowe wumva ikiganiro kugeza kirangiye. Ubundi ngo bijya gutangira, Jesquizo wa Mipango yagize gutya ajya ku rubuga rwe rwa Instagram asanzwe akoresha ndetse na YouTube, akora ibiganiro byibasira Cheetah Magic, yamuvuga ko gashobora kuba aragiye amutambamira mu mpande zitandukanye, amwimisha akazi ahantu hose ashinze ikirenge, ngo Cheetah ngo ni umuntu mubi, ni umugome, yamwimishije akazi. Ibi rero abantu babyumvishe bakumva ni byandi bisanzwe bya Jesquizo, ariko Jesquizo muramuzi mu biganiro by'abashyiramo n'utuntu ko gutukana cyangwa se ku imvugo nyandagazi. Ibyo rero yabikoraga nyine yongeraho n'ako kantu k'imvugo nyandagazi asanganywe, maze abantu bumva ibyatuka Cheetah Magic, ariko abikora inshuro ya mbere kugeza akoze amavideo agera ku 9 yose yibasira Cheetah. Biro byatumye noneho Cheetah nawe ahaguruka ahantu yari yicaye mu mujinya mwinshi cyane, nawe asubiza uyu nguyu Jesquizo wa Mipango, asobanura imvo n'imvano y'ibibazo bafitanye uko byatangiye, buryo nawe nubwo Jesquizo atari gusobanura neza ikibazo, ahubwo ari guhita ajya directly kuri Cheetah Magic na Cheetah n'ibyo akora. Ariko noneho Cheetah we yaje atanga gasopo ya mwisho, avuga ati Jesquizo ukongera gukora ikiganiro na kimwe, nanjye ndafata ingamba z'ubwirinzi kwataka brand ya Cheetah Magic ifite abasubscribers barenga 700,000, ndetse no gusabya umuryango wanjye ingamba z'ubwirinzi. Mu magambo yavuze ngo ndaza gufata defensive measures. Biri kumvikana ko Cheetah yarakaye umujinya ukomeye cyane. Cheetah ubundi ni umunyamakuru ukorera kuri YouTube, akaba n'umusangiza w'amagambo cyangwa se MC mu birori bitandukanye, akaza asanzwe akora neza. Ibi rero aho imvo n'imvano y'ikibazo afitanye na Jesquizo aho ikomoka nuko Cheetah Magic ifitanye amasezerano na Real Estate isanzwe icuruza ibibanza ndetse ikagurisha n'amazu hano mu Rwanda, akaba afitanye nawe amasezerano y'imyaka 3. Ngo witwa Jesquizo wa Mipango rero cyangwa se Kasuku Wilonja Kambale yagize gutyo cyo gusaba amakazi, ariko ntibyamuhira nyine ngabona akazi nkuko yaragiye abishaka. Ariko akaba harimo mushuti we Cheetah Magic, nubwo bari gutukana ngo burya bahoze ari inshuti, bahurira ku biganiro bitandukanye. Hari mu mwaka ushize 2024, Kasuku ajya gushaka akazi, agasabye ntiyakabona. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuba ashaka ahantu akazi ariko ntukabone. Ako kanya rero abivanamo umwiryane cyangwa se andi mahane, agaragaza ko kutabona akazi ko bishobora kuba byaturutse kuri Cheetah Magic. Aragenda arabibika, ntiyamwandikira ngo abimubaze, ntiyamuhamagara kuri phone ngo abimubaze, ahubwo arabiceceka. None mu mpera z'umwaka 2025
umwaka uri kurangira, Jessica wa Mupango ajya hariya arekura igisasu, ikibombe cyaka umuriro ukomeye cyane kuri Chita. Chita rero nawe nuko yasobanuye nkuru ukuntu ibintu byagenze, ntiyamubajije, ntiyanamubwiye. Chita usanzwe gukorana n'icyo kigo, nawe rero mu burakari bwinshi cyane yafashe umwanya yegira microphone, dore ko bose ari abanyamakuru basanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, ari influencer. Nawe atanga gasopo kuri Jessica wa Mupango, asobanura neza ko indi ntambwe, irindi jambo rya Jessica wa Mupango riri kwibasira ndetse no guharabika Chita Magic. Jessica ngaraza kubisobanura yitonze. Uri kumva ko rero umwiryane hagati y'abanyamakuru basanzwe bakora showbiz. Ndetse uyu Chita Magic yasobanuye ko Jessica wa Mupango asanzwe ari umuntu mubi bitewe n'ibyo asanzwe akora cyangwa se n'uburyo asanzwe yibasira abandi bantu. Agaragaza uburyo yagiye yibasira abantu batandukanye mu bihe bitandukanye. Mu bihe byabanje harimo kugaragaza ukutubaha cyangwa se kudaha icyubahiro umuntu uwo ari we wese, biherekezwa n'amagambo yuzuye ibitutsi bikomeye. Ibyo rero Chita Magic aba yavuze ngo ari Chita wenyine watatse yakihangana nk'umugabo usanzwe ukora showbiz, ariko iyo watatse Chita Magic ukongeraho umuryango we wose, umuntu ndavuga umuryango wa Chita, biba byabaye ibibazo, urugo ruba rwatewe. Niyo mpamvu ingamba z'ubwirinzi, Chita Magic niba agura Iron Dome, niba ari buze kugura S300 cyangwa se S500, ntabwo nzi niba akoresha ubwirinzi bw'abanyamerika, ariko defensive measures ziraza gufatwa. Sinzi uburyo ari buze gufata izi defensive measures, ariko ngo we yiteguye, ndetse yaratanze gasopo ya nyuma kuri Jessica cyangwa se Wilonja Kambale Kasuku, amusaba ko yarekeraho cyangwa se agahagarika ibigendanye no guharabika no kuvuga nabi izina rye, kuko kubura akazi kwa Kasuku nta ruhare uyu mugabo yarabigizemo. Mu gihe Kasuku avuga ko nta wundi mugome, nta n'undi mugambanyi ushobora kuba aramukoreye ibyo byose atari Chita. Mu magambo menshi ndetse no mu buryo bwinshi agaragaza ishusho ye n'isura ye nabi. Ibyo rero kwihangana umugabo byanze, arahaguruka yegera microphone bahuriyeho basangira, basanzwe bose bakoresha, aramusubiza amusaba ko kuba ari influencer cyangwa se ari umuntu ufite izina rinini mu bigendanye na showbiz bitamuha ububasha bwo kuvuga uwo abonye ndetse no kuvuga uko abonye, kuko business ari gusebya cyangwa ari guharabika ifitanye amasezerano n'ibigo bikomeye, isanzwe ikorana n'abandi bantu. N'izina Chita Magic rishobora kugirwaho ingaruka n'amagambo ya Kasuku cyangwa se Jessica. Ibyo rero ntabwo ashobora kubyihanganira. So mwitegure rero ibitwaro cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere bukomeye kuri Chita, igihe Kasuku ashobora kongera guhagurukana andi magambo atyaye yuzuye ya yandi yose muzi ya Jessica wa Mupango asanzwe akoresha. Bishobora kuba byabyara intambara mutigeze mubona, ubu ngubu yatangiye kurota. Ishobora no kuzamo izo Iron Dome cyangwa se ubundi buryo dushobora kuba tutazi ariko bwitwa ubwo bwirinzi, ubwo tumenyereye ubundi n'ubwa gisirikare, ariko bakibaza uburyo uyu mugabo Chita Magic ari buze gufata umwanya akohereza cyangwa se agafata ingamba z'ubwirinzi, niba ararinda ikirere, niba ararinda Chita Magic, niba ararinda umuryango we. Ibyo ntabwo birasobanuka, reka dukomeze turebe tumenye iyo byerekeza. Ariko nanone umwuka utari mwiza uri gutezwa n'uyu mugabo Jessica wa Mupango cyangwa se Kasuku, ubwo wakomeje kwiyamwa n'abantu benshi cyane. Mu ngero yatanze uyu mugabo agaragaza ko n'ubundi asanzwe adashobotse cyangwa se asanzwe agirana amakimbirane n'abantu benshi, yitwaje kuba ari umwinfluencer mukuru, umwinfluencer ukorera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram, TikTok n'izindi nyinshi cyane. Nyine ushobora gusangaho uyu Jessica wa Mupango n'ijambo rikomeye aba afite hagati ye na bagenzi be muri showbiz nyarwanda, akaba ari kuryifashisha ubu, akaba yatatse Chita Magic. Umuriro rero ukomeje gututumba, situzi icyo uri buze kubyara, ariko ugenekereje urebye n'ibyo Chita yavuze, noneho ugeze ahantu hanyaho kuba waturi kukaka cyangwa se ugahita uzima. Jessica niba yemera agaceceka cyangwa se niba ari bwongere nawe akavuga dore ko atajya ripfana, ubwo tukabona nyine ingamba z'ubwirinzi, ibitwaro
birinde ikirere cya Cheetah Magic biteretse ku karubanda bihangana n'ibifaru n'ibisasu bya Jesquizo wa Mipango. So n'izindi nkuru zose ndetse n'andi mabanga n'andi speculation ziri muri showbiz nyarwanda murazikurikirana hano kuri Eden Talk. Wibuke gukora subscribe kandi ujye uhora ucekinga ko nta kiganiro gishyashya twashyizeho. Ciao, murakoze.